Nibyo ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukanda subscribe cyangwa se sabone aho ni mu rurimi rw'igifaransa aho uri mu bice bigiye bitandukanye namwe mutarabikora bakangurira kubikora ndetse mbaha ikaze mwese kuri izi page cyangwa se kuri izi mikoro za Region Info. Muri iki gitondo turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Yumva kuri izi mikoro ndi Bosco umutaramu cyane. Abataramu n'abataramukazi rero mudukurikirana nshuti banwanyi bavandimwe nongeye kubasuhuza ari nako mbaha ikaze muri iki gitondo kandi imbaragize Imana ngira nti amahoro y'Imana akomeze kwibanira namwe ndetse imirimo yanyu ikomeze kugenda mu by'ukuri ijyamo rwose ukuboko kw'Imana kandi nanone mu by'ukuri dusaba Imana gukomeza kuturinda ibibi, gukomeza kuturinda ikibi ndetse no kudufasha gutera intambwe zacu rwose zigana kuri yo. Mvugira uti amen muvandimwe. Reka rero ngubwire ko tugiye kuba mu by'ukuri twakongera kureba nanone amwe mu makuru akomeye cyane. Ndabona ibintu bihindutse sinkubeshye, mu by'ukuri ibintu birahindutse. Umutwe wa 23 bishoboka ko ashobora kuba atari ukuva gusa ku kibuga cy'indege cyaguma cyangwa se hano kuri iki kibuga, ahubwo bishobora kuba bigiye guhinduka kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga mu bice byose bigaruriye yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi mu kubisobanura ndaza kwifashisha ijambo rya Flobert Anzulin. Niryo jambo nza kwifashisha mu itangazo navuga ko rimaze gushyirwa hanze n'ibizwi nka ICGLR, igaruka ku myanzuro noneho n'imyanzuro nyirizina yafatiwe muri iyi nama y'umuryango Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se ibiyaga bigari muri rusange iherutse kubera i Kinshasa. Mwabano mwe n'ukuri kw'Imana ibintu bihinduye isura ku mutwe wa 23 ndetse nkubwira ko iyi niyo ngingo nyamukuru tugiye kuba twagarukaho. Ibindi turaza kugenda tubigarukaho ku ruhande. Hari imirwano muri teritwari ya Masisi, hari imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, hari ubwirinzi bukomeze gushyirwaho, ndabyita ubwirinzi ariko ni ingamba nshya FARDC irimo irafata kufatanya na Wazalendo, ndetse hari n'andi makuru agiye atandukanye menshi tugufite tuza kugarukaho, ariko unyemerere tugaruke kuri iyi myanzuro. Ni imyanzuro ikomeye, ni imyanzuro ikakaye, ntago mu by'ukuri navuga ko ari ikintu cyoroshye, kuko ubu tuvugana murabizi ko ejo bundi ku itariki 14 nibwo inama y'abaminisitiri Kinshasa yari yemeje yuko umutwe wa 23 ugomba kuba mu by'ukuri nta nubwo kwanza nago 23 yavuzwemo, nuvuga ngo leta yemeje ko ikibuga cy'indege cyaguma kigomba kuba cyafungurwa. Ibyo rero bidateye kabiri nibwo inama rero yaje kuba. Iyi nama yari yitabiriwe n'ibihugu 11, hari harimo abakuru b'ibihugu barenga 4 ndetse kandi ni nabwo Felix Tshisekedi navuga ko byashimangiwe ko agomba kuyobora uyu muryango nyuma yo gusimbura perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe uri mu bari bitabiriye uyu muhango. Gusa u Rwanda ntago rwigeze rwitabira, ntago umukuru w'igihugu yagiye ndetse ntabwo yigeze yohereza abamuhagarariye cyangwa se ngo mu by'ukuri igitabire mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se u Rwanda rwitabire mu buryo bw'ikoranabuhanga, ntabwo rwigeze rujyayo. Nubwo rutigeze rujyayo, ibihugu 11 bisigaye byitabiriye iyi nama byagaragaje ko mu by'ukuri hari imyanzuro yafashwe. Imwe mu myanzuro yafashwe n'ubundi icyari kiri kwigwaho cyangwa se cyari kiri kuganirwaho, ngira ngo mbabwire bataramu nshuti banwanyi bavanywe ibintu byongeye kuba bizahindura isura kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ikibazo n'ubundi cyangwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni ikibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo, ni ikibazo cyo muri Kivu y'Amajyaruguru, ikibazo cy'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bavanywe mu byabo, yaba bahungiye imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Hanyuma rero reka nkubwire yuko umuryango ugizwe n'ibihugu 12 bibarizwa ku mugabane wa Afurika batoye yuko mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zigomba kuva vuba na bwangu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo bihugu 12 byakabaye ari 12 ariko u Rwanda ntabwo rwari rurimo, ni ibihugu 11. Nibyo Angola, u Burundi,
Repubulika ya Centrafrique, Repubulika ya Congo cyangwa se Congo Brazzaville, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, iyi Congo Kinshasa, harimo Kenya, harimo Sudani y'Amajyepfo, South Sudan, harimo Sudani nyirizina, Tanzania, Uganda ndetse na Zambia. U Rwanda nirwo rutari rwitabiriye. Ibihugu 11 biranzura biti ingabo z'u Rwanda rero zigomba kuva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nakubwiye nti kubisobanura ndaza kwifashisha ijambo rya Flobert cyangwa se Forbert Anzurin. Uyu yanakomoje ku byavuzwe na Olivier Nduhungirehe nyuma yo gushyira hanze imyanzuro y'inama ya 9 y'uyu muryango ugizwe n'ibihugu tumaze kuvuga haraguru. Ariko kandi anashyira hanze itangazo rya nyuma ryashyizweho umukono mu buryo bwemewe n'ibihugu 11 kuri 12 risaba, nubwo u Rwanda rutashyize umukono kuri iyi nyandiko, ariko u Rwanda rwasabwe gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri iyi nyandiko. Ibyo byose ni ibikubiye mu byashyizwe hanze cyangwa se mu myanzuro y'iyi nama. Mu by'ukuri bati ibigaragara, nubwo u Rwanda rutari ruhari mu by'ukuri muri iyi nama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yabereye Kinshasa, u Rwanda nta kintu rwigeze ruvuga mbere yaho, ariko nyuma rwari rwavuze ko rutigeze rwishimira cyangwa se rutazigera rwemera imyanzuro yose yavuye muri iyi nama, ndetse u Rwanda rwo rukavuga ko ngo usibye gukurikiza amasezerano ya Doha ndetse na Washington nk'uko byavuzwe na Olivier Nduhungirehe, nta kindi kintu u Rwanda rwiteguye gukurikiza. Hagati aho ngaho ICGLR yemera ko ngo u Rwanda mu by'ukuri ari kimwe mu bihugu bigize bya nabi byateye intambwe ikomeye mu gushyigikira ibikorwa by'umutwe wa 23. Bikaba byanavuzwe na Minisitiri w'ubufatanye bw'akarere ariwe Flobert Anzurin Isorekech, nkuko Isorekech, sinzi uko niba ndimo ndabivuga neza. Mu by'ukuri niwe wongeye kutangaza aya makuru. Uyu yarabajijwe aho Kigali ihagaze ubu, aho yagaragaje ko imwe muri protokole za ICGLR mu by'ukuri yafashe iyi myanzuro nubwo u Rwanda rutari ruhari. Ibihugu 11 kuri 12 bigize uyu muryango byemeje mu by'ukuri ko ngo u Rwanda rugomba kuva mu karere ka Afurika, mu karere hano ka Congo, nyine no kuva mu karere k'intambara. Ubwo tuba turi kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na ya Kivu y'Amajyaruguru. Ati ibyo rero nibyo nababwira, kandi ndabizi neza ko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu 11 bisigaye byandikishije mu by'ukuri ku bijyanye rero n'ibihugu byari ngo byagaragaye uwo munsi ku masezerano agomba kubahirizwa. Ati rero mu by'ukuri icyo nicyo kintu kigomba kuba cyakorwa. Ni inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti guhuriza hamwe amahoro n'umutekano mu iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Mu by'ukuri iyi nama mu by'ukuri yari yitabiriwe rero n'ibihugu twavuze haraguru. Igisigaye ni ukuza kwibaza cyangwa se ni ukuza kusigarana ihurizo ryo kwibaza niba imyanzuro yafashwe harimo n'iyafatiwe igihugu nk'u Rwanda kidahari, u Rwanda ruza kuyubahiriza. Uraza kutubwira muri comment cyangwa se uraza kuduha ibitekerezo, utubwire wowe ese urabona ko u Rwanda rushobora kuza kubahiriza iyi myanzuro yafashwe n'ibihugu 11 ndetse u Rwanda rudahari, cyangwa se mu by'ukuri biraza kuba mu by'ukuri byaba ko u Rwanda rutayubahiriza. Ese biragenda bite nyuma y'ibi ngibi? Bishobora se kugira imbaraga zirushijeho indi myanzuro yose yagiye ifatwa, cyangwa ni nyuma y'uko rero ibice birimo Goma na Bukavu kuri ubu birimo ku y'umutwe wa 23. Hagati aho ngaho iyi nama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, ibihugu 11 nibyo byitabiriye nk'uko nabikubwiye. Ariko kandi nanone tukiri aho, umutwe wa 23 usa nkaho wongeye kwitandukanya n'iyi myanzuro. Nuvuga ngo imyanzuro yafashwe muri iyi nama ivuga ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo
nka kimwe mu bisubizo bya mbere mu gusenya ikibazo cy'umutwe wa 23 cyangwa se guhagarika intambara. Ariko umutwe wa 23 waje guca ruhinga nyuma, uvuga ko ngo mu by'ukuri cyangwa se wongera kwerekana indi shusho. Umutwe wa 23 wavuze ko ngo mu by'ukuri witandukanije n'ibivugwa, nuvuga ngo usa nk'ugaragaza ko ibyo kuvuga ko ingabo z'u Rwanda mu by'ukuri zaba ziri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo atari byo. Ikindi kandi mu by'ukuri bongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho isa nk'igaragaza ko mu by'ukuri bo ikibazo cyabo mu by'ukuri gitandukanye n'ikibazo cy'u Rwanda. Ati ibyo rero mu kubitandukanya bizabafasha kumva neza ibibazo aho biri. Ndumva ko ngira ngo murimo murabyumva neza, ndizera ko murimo murabyumva neza mw'abantu mwe. Uko niko umutwe wa 23 waje kuba ugira iki uvuga. Reka nkubwire icyo u Rwanda rwavuze muri iyi myanzuro yafashwe. Hari icyo u Rwanda rwavuze nk'uko tubikesha amagambo yatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Leta y'u Rwanda yatesheje agaciro leta y'u Rwanda yatesheje agaciro imyanzuro y'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari iheruka kubera i Kinshasa, aho leta y'u Rwanda ngo igaragaza ko nta kivuze ku makimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo iriya nama yabaye, yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Jean Laurent Nkongora, Felix Tshisekedi ndetse n'abandi. U Rwanda ntirwigeze rwitabiriye inama. Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubuhuza bw'ibihugu n'akarere mu myanzuro y'iriya nama yasomye kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko bakuru b'ibihugu bayitabiriye basabye igihugu cyateye Kongo gucyura ingabo zacyo. Uwo mwanzuro nubwo mu by'ukuri uyu mwanzuro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe asa nkaho ari byo yaje avuguruza, avuga kuri iyi myanzuro yayigaragaje nk'itagize icyo ivuze ku makimbirane y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuvuga ngo yavuze ko ibyavuzwe byose cyangwa se imyanzuro yagiye ifatwa yose nta kintu ivuze, nuvuga ngo nta gaciro u Rwanda rwigeze riha. Ati imyanzuro y'inama ya ICGR yabereye Kinshasa mu cyumweru gishize, u Rwanda rudahari, yatoye Felix Tshisekedi nka perezida mushya w'umuryango ufite icyiciro i Bujumbura. Rwose nta kimaze ndetse nta shingiro ifite ku kibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yashimangiye ko ngo inzira z'amahoro za Washington na Doha zishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe arizo zonyine zizewe mu gushaka igisubizo kirambye kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rurambikanye rero, rurambikanye, ibintu bihinduye isura, ngira ngo murimo murabyumva. Iki ni ikindi kibazo cyongeye kuba cyavuka cyangwa se cyongeye kuba cyakwigaragaza hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, cyangwa se n'indi shusho yongeye ku byari bisanzwe bihari mw'abantu mwe nk'uko murimo murabyumva. Reka rero ku bijyanye n'iyo ngingo cyangwa se ku bijyanye n'ibyo tube tubihiniye aha turebe n'andi makuru, kuko mu by'ukuri murumva ko ni amwe mu makuru nayo tugiye kugenda tugarukaho muri iyi minsi, tureba uko birimo bigenda tureba uko bihagaze, kuko biragaragara ko ibintu bitoroshye. Ngira ngo biragaragara ko namwe murimo murabibona. Sasa hagati aho ngaho imirwano yakomeje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda atugeraho. Rero muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yakomeje. Amakuru atugeraho aravuga ko imirwano yakomeje hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, ndetse aho bari bahanganye na Wazalendo ndetse iri kumwe na FARDC mu midugudu imwe n'imwe yo muri teritwari ya Masisi. Iyi mirwano ikaba yongeye kumvikana guhera ku munsi w'ejo kuwa kabiri nyene, ubwo byari tariki 18. Iyi mirwano yabaye ubwo umutwe wa 20 inyeshyamba z'umutwe wa 23 zibarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo bivuga ko zibasiriye imwe mu midugudu ibarizwamo Wazalendo, irimo aho bita Nyabashwa, Kasheke ndetse n'aho bita Bituna, iherereye
muri gurupuma ya Nyamaboko ya kabiri muri teritwari ya Masisi. Amakuru kandi aturuka ku isoko cyangwa se kuri source avuga ko izi nyeshyamba kuri ubu ziri kugaragaraho bita Kazinga, ndetse kandi bikavugwa ko izi nyeshyamba zahageze ubwo zatakaga imyanya ibarizwamo ibirindiro bya FARDC ndetse na Wazalendo. Bikavuga ko rero mu masaha makeya ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo haje kugezwa ibikoresho bya 23 birimo imbunda ndetse nini n'intoya bivanze nk'uko birimo bigaragazwa ahangaha ku isaha y'isa 10:30 nibwo ibi bikoresho byaje kwagezwa. Ndetse kandi nanone imirwano isa nkaho yongera gukomera no gukarata, kuko imirwano yaje kumvikana ariko biza kurangira byaje kugera mu masaha nimugoroba ku munsi w'ejo imirwano rero yari yahagaze. Sasa rero muri iki gitondo tariki 19 z'ukwezi kwa 11 ndagira ngo mbabwire ko RFI Afrique ivuga ko imirwano igikomeje nanone mu duce tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umutwe wa 23 ukaba urimo urakomeza kugerageza kwigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye binyuranyije n'amasezerano yashyizweho yo guhagarika imirwano. Kambashimire babwire ni murakoze cyane kudukurikira muri iki gitondo, ndetse n'iby'agaciro n'iby'ingenzi cyane kurushaho kwibana natwe. Turaza gusura mu masaha imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho. Njye nari Bosco Umutaramu cyane. Iyi ni Region Info.